mwongeye kwirirwa abakurikiye TV yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe uyu munsi muri kumwe nanjye Vumbura. Ndabakunda cyane mwe mwese mukomeza kutwereka ko muduyikiye ndetse mugakanda subscribe ku TV yacu Vumbura TV. Uyu munsi ngiye kubabwira amateka y'umuganura cyangwa se uko umuganura wizihizwaga mu Rwanda. Umuganura ufite umwihariko ku mateka y'u Rwanda rwo hambere. Wari umuhango ukomeye kuko wari mu nzira z'ubwiru, ukagira intego yo kwibutsa abanyarwanda ko bakwiye kuzirikana ko basangiye igihugu kimwe, umuco umwe n'indangagaciro zimwe. Kuva mu muco wa kera no mu mateka y'igihugu, umuganura ni umunsi mukuru ukomeye kandi wubahwa. Wahabwaga agaciro gakomeye ibwami ndetse no mu muryango nyarwanda muri rusange. Umuganura wari umusaruro wa mbere w'imbuto zahinzwe, wakorerwaga ku mbuto za gihanga arizo amasaka, uburo ndetse n'inzuzi. Kuganura kwari ugusubira ku isoko ndetse nk'abanyarwanda abaturage bakiyibutsa ko bahuje gakondo ndetse n'ibyiza byayo Imana yabahaye, hano ngo bakayishimira, ngo niyo mpamvu bayituraga igitambo mu byo yabahaye bahereye ku mbuto nkuru bejeje. Ngo ku rwego rw'igihugu umuganura wayoborwaga n'umwami afatanyije n'abanyamihango babugenewe, mu gihe ku rwego rw'umuryango umukuru wawo yawizihizanyaga n'abawugize bashimira Imana ibyiza yabahaye. Imihango y'ibwami yari iyo guhuza Imana n'igihugu, ngo bagahuza ibikorwa by'idini ngo ndetse n'imigenzo gakondo hamwe n'imirimo y'ubuhinzi ngo ndetse n'ubworozi. Umuganura wizihizwaga ku mwero w'amasaka. Umunsi mukuru wawo watangiraga kuri Kamena ugasoza muri Nzeri, ugahera ibwami mbere yo gusesekara muri rubanda. Ngo baganuzaga umwami amata, amasaka n'izindi mbuto nkuru arizo uburo, inzuzi n'isogi, ariko bakongeraho n'ibindi byose byabaga byeze muri icyo gihe. Umwami yafataga umwuko agatangiza umuhango wo kuvugira umutsima rubanda baje kuganuza, akawuvuga apfukamye yerekana icyubahiro aha abo ayobora ndetse n'igihugu. Ngo nyuma y'umuhango wo kuganura hakurikiragaho ibirori by'umuganura byasozwaga n'igitaramo cy'imihango. Muri ibyo birori umwami yamurikirwaga umusaruro unyuranye w'abanyarwanda bavuye impande zose z'igihugu, ngo hakaba amarushanwa y'indashyikirwa. Ngo kuri uwo munsi kandi imiryango nayo yarateranaga, maze umutware w'umuryango akayobora imihango ndetse n'ibirori ngo byayikurikiraga. Hano bakatubwira ngo umuganura wavumwe mu Rwanda rwo hambere. Ngo umuganura watangiye kwizihizwa mu kinyejana cya 9, uza kongera guhabwa imbaraga n'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli mu cya 510 kugera icya 543, ubwo yabohoraga u Rwanda nyuma y'imyaka irenga 10 ruri mu maboko y'abanyamahanga cyangwa se abanyabungo. Ngo waje kugirwa ihame ridakuka mu kinyejana cya 16, ubu umwami Ruganzu Ndoli yabohoraga u Rwanda rwarigaruriwe nyuma y'amacakubiri. Ngo yatumye umwami Ndahiro Cyamatare yicwa ngo n'ababisha, ngo ndetse n'ingoma yarwo rwoga ikinyagwa ngo ndetse n'abanyamahanga. Ngo umuganura wabanzirizwaga ngo n'icyunamo cya Gicurasi, aho abanyarwanda bibukaga urupfu rwa Cyamatare, hagakurikiraho ibirori bya Kamena bishimira ko habonetse umutabazi. Noneho bigasozwa no kwizihiza umuganura bashimira Imana ko basubiranye igihugu ngo ndetse n'ubumwe bw'abanyarwanda. Ngo cyari ikintu gikomeye bagombaga guhora bazirikana, ngo batazongera guteshuka kuri iyo hame remezo ngo ry'uko bahuje byose, inkomoko imwe, igihugu kimwe, amahame remezo ngo gishingiyeho n'indangagaciro zigize umuco. Ngo umuganura ngo wabumbuwe agaciro abakoloni bageze mu Rwanda. Ngo kubera ko intwaro yabo yari amacakubiri, bihutiye guca umuco nyarwanda ngo wahuzaga abanyarwanda, bityo baca umuganura ngo ndetse barangije ngo wabibutsaga umuco bahuriyeho ndetse n'umwarimu mukuru ushinzwe umuganura
Gashyamura bamucira bamucira i Burundi mu cya 1925 ngo umuganura waje kongera kwizihizwa buri mwaka muri za 80 ariko ngo nabwo hagamijwe guha agaciro umusaruro w'ubuhinzi kuruta w'ibindi byose ngo kuko abayobozi b'icyo gihe bumvaga ko ngo umurimo ari uguhinga ibindi ari amahirwe. Ubwo umuganura wizihizwaga hamurikwaga umusaruro wabonetse mu buhinzi kurusha kwizihiza ubumwe bw'abanyarwanda bushingiye ku muco umwe ndetse n'indangagaciro ziwugize. Murakoze cyane, mwari muri kumwe nanjye Vumbura. Dukomeze dusigashire umuco wacu w'igihugu cyacu cy'u Rwanda kugira ngo utazacika cyane. Nabasabye ngo mukande subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, mujye mukomeza mubone ibiganiro ndetse n'ibihangano byacu tugenda dushyira kuri iyi channel. Ciao ciao, Mr. Vincent Vumbura.